yarambwiye ngo murebere uwo mwana w'agatangaza cyangwa se uwo mwuzukuru wanjye grand baby. Ntabwo nsanzwe nkora ibiganiro nk'ibi, ariko reka nkumvishe inkuru y'agahe gatoya iri buze guhita gukundisha ino filime ugahita ujya kuyireba. Ni ukuvuga ngo uyu mukecuru mureba niwe dutangiye tuganirira, biri mu nyandiko yandikiye umukobwa we nyuma yo gupfusha umwuzukuru cyangwa se nyuma yo gupfushwa y'urupfu rw'umwuzukuru wari uri mu biganza bye w'uwo mukobwa we. Ni gute byatangiye rero? Byahereye hehe? Biza kurangira n'umukecuru akoze amabara atarigeze abaho. Byari birenze cyane, nishimye. Hasa dutangiye tubwira ati giye ubwo umunsi bansigira umwana wabo, umugabo w'umukobwa wanjye ndetse n'umukobwa wanjye, byari birenze. Hari umunsi bigeze gusiga umwana wabo, bari bamusize ndetse barakwereka bajyaga bajya ku kazi. Umwe ari umunyamakuru ari detective. Uze gukurikira amagambo witonze kuko hano ho ruzingiye muri ino filime yacu. Ngiye kugusobanurira narangiza nkakubwira iyo ari ukajya kuyireba. Baratashye basanga iwabo huzuye polisi. Sasa umukecuru yajyaga asigirwa umwana n'umwuzukuru, yajyaga asigirwa umwuzukuru n'umukobwa we ndetse n'umugabo we. Umunsi rero umwe bigeze gutaha, batashye bavuye ku kazi basanga huzuye polisi na ambulance. Wumve ni filime isobanuye, ariko nyine ndibuze kugira musobanamo neza kugira uze kubyumva fresh mu gihe gitoya nurangiza ugiye guhita uyireba. Tavayo Alice, byabaye byose hano no filime ruzingiye. Wumve nanjye nabiyivugiye niho ruzingiye. Ni agace gatoya ariko ka filime ishobora kugukundisha filime yose. Baje hakuno polisi, baratashye polisi basanga birasiri iwabo, yari kureba amashusho. Dogiteri yabyise ngo urupfu rwatunguranye. Urwo rupfu rero sasa rwako kana gatoya kari kasigiye umukecuru, uyu mukecuru muri kureba. Polisi yabyise nako dogiteri yaravuze ati ngewe nshingiye ku byabaye, ikintu cyabaye n'urupfu rutunguranye, nta muntu n'umwe ushinjwa urupfu rw'umuntu, ngo urupfu rutunguranye niko dogiteri yabyise. Dogiteri nuko yabivuze nyine tu. Ibyo byari bivuze ko nta muntu n'umwe dufite gushinja icyaha. Mu magambo make ubundi iyo umuntu yapfuye avuga urupfu rutunguranye, nta n'umwe ubushinjwa icyaha, nta mubu, nta sazi, nta gitagango, nta kintu kiba gishinjwa icyaha nyine tu. Ariko urupfu ruratunguranye. Rero ati ninjye wari umuriho cyangwa se ninjye uri kumurera. Umukecuru ariko byaramubabaje aravuga ati nubwo umwana yapfuye ariko akaba yapfuye urupfu rutunguranye, byanze bikunze ninjye wari uri kumurera, muri make ninjye biriho. Byaramubabaje kubona umukobwa wateruye umwana ari kurira, umwana yapfuye, umwuzukuru. None naragutengushye. Nuko ariko iyo baruwa ari gusoma yandikiye umukobwa we, ukuvuga ngo turi kumva ibaruwa umukecuru yandikiye umukobwa we. Uwo munsi hapfuye umwana ndetse apfa. Garo urupfu rutunguranye. Ngiye ndi kureba amafoto, muraza kunyihangana, ndaza kugira basubiramo kugira ngo muze kumenya filime neza ahantu iherereye. Wumve. A few months later you disappeared. Amezi yakurikiyeho make cyane wahise ugenda urabura. Sasa nyuma y'icyo gihe cy'uko umukobwa apfushije umwana, uwo mukobwa yahise agenda arabura. Iyo baruwa ni y'umukecuru yandikiye umukobwa we nyuma y'uko umukobwa we apfushije umwana, ndetse uwo mwana yapfiriye mu biganza by'umukecuru. Umukobwa akomeza gusoma inzandiko mama yamwandikiye. Tapes were all I had of you. Ikintu cyo nyina nasigaranye zari za kasete zawe. Uyu mukecuru rero nyuma yo kwabuza umwana yese asigarana kasete zonyine. Kasete ubundi ni twatuntu nyine bafatiraho amavideo tu. Umukecuru umwana we yahise aburirwa irengero, aho yakoraga baramubura, aragenda yigira kure. Umukecuru asigarana kasete zonyine. Wumve witunze. Nakubwiye ngo ahangaha niho ruzingiye kugira ngo ino filime uhite uyikunda ujye no kwishaka uyirebe. Ni inkuru y'uno mukecuru yanditse baruwa yandikira umukobwa we. Weekend wari waragiye. Ibaze kwandika ibaruwa ukayibika. Iki ni iki cyo gihe abaga ari kumva nyine utuntu tw'ukasete. Uko niko nakugumanye hafi. Yafataga gasete akazishyiramo hakurino. Namenyaga neza ko ari cyo kintu cyonyine cyanyuma nkoze. Muri 5 ngiye ku buriri. Ibyo birisobanura neza ntago nabisubiramo. Umukecuru yafataga ifu kasete akazireba buri 5 mbere yuko agiye kugira gute kuryama, kugira ngo ngerageze kukugira uwanyuma basi wa buri munsi, akareba video agatege kuryama. Ndetse aranajyaga njya ntekereza yuko nguri buze kugaruka, yagegeza ku gituro cy'umwana uriya mugore cyangwa se umukobwa we, ariko ntabwo wigeze uza. Sasa barakwereka umukecuru yamaze igihe kinini ajya ku gituro cyaka kana kari kapfuye, akajya ku gituro kugira ngo arebe ko azagaruka. Icyo gihe kandi yajyaga kuri icyo gituro buri birthday cyangwa se buri munsi mukuru w'amavuko wako kana kari karapfuye, kugira ngo arebe ko umukobwa wenda bazahurira. Mama hakuno
But someone else did. ariko hari umuntu waje. Umukecuru yarahicaraga agahera mu gitondo yicaye, biza kurangira hageze nimugoroba hari umuntu waje kuza. Ukurikire witonze. Bundi umwana we ni wabaga yitegerereje, abona imodoka ebyiri zikari imodoka zanze zisoreranye, ebyiri zari zishoreranye nkuko byajyaga byisubiramo kenshi. Yaraje, urakoze baby, sasa barakwereka umunsi haba icyaha muri ya mashyamba. Uno mugore yarahari. Iyi filime yacu yo sasa tuyitangirira ku cyaha kiba cyabaye ahantu haba hapfiriye umuntu mu ishyamba, ndetse iryo shyamba umunsi haba icyo cyaha rero uwo mukecuru yari ahari, ariko twe ntago ayo makuru twe tuyafite. Nari mbizi ko mbangamye ze kugera mu rugo ntukumbure bino bintu do. Akobwa uwo munsi bari kumwe hakurino, kari kumwe na wa mugabo Jack, umugore yarakabonye. Sasa uwo Jack muri kumva, Jack yari umugabo w'umukobwa w'uyu mukecuru. Mukecuru rero we yazijyagaza hano aje gutegereza umwana we, niho habaga irimbi bari barashyinguyemo uwo mwana umwuzukuru we. Aho kugira ngo rero abone umwana, ahubwo yabonaga wa mugabo yahazanye utundi dukobwa. Ubaze nawe kubona umukwe wawe yazanye yaje guca inyuma y'umukobwa wawe, ariko umukobwa we yaragiye ukamuha mubona nyine tuzabana n'icyumweru gitabajyaga bakunda kuhaza. Jack yahise acaho. Mukecuru ibyo byose yabaga bireba, yajyaga aza ku mashyamba ndetse yajyaga aza ati byose nitagaho byari we gusa. Mukecuru ibyo ntacyo byabaga bimubwiye kubona umukwe yazanye utundi dukobwa mu irimbi. Reka we yabaga yaje kureba ko yazahura n'umwana we, aje kwibuka umwana we nanone. Ibyo ntacyo byabaga bimubwiye. Umunsi ntabwo nabyitayeho, yagarutse komeza kwirebera amakuru. Yarazaga agafata video, nkareba video zawe kugira ngo nabibwiye ko umukobwa yakoraga no kuri televiziyo, akareba na ya televiziyo umukobwa yakoragaho. Imagine yuko ugomba kuba uwa nyuma ku mezi 6 yose. Yamaze amezi 6 yose areba video y'umukobwa we nyuma. Si John C ndetse nkaba nukuvuga ngo umukobwa yaragiye asiga amakasete menshi cyane. Ndi kugusomera inkuru ariko nane gusobanura neza, ariko kugira ngo yumve. Agakomeza no kureba kuri televiziyo umukobwa wiwe yakoragaho kuri meza kiniki. Until I only had one tape left. Sasa ikarito yari yuzuyemo za kasete nyinshi cyane. Yarazikinnye zigeraho zirashira, yarebaga iminota 5 akazikina, ejo akongera kare iminota 5, video zirashira hasigara kasete wenda uraza kuzifata wenda nka turatuntu gasete ngengo murazizi, zirashira hasigara kasete imwe. Ese igihe nari mfite tape imwe cyangwa se kasete imwe yari isigaye, hari yasigaye kasete imwe, asigara kasete imwe. Ibintu byose yakinnye byose hasigaye kasete imwe. Muri kasete nyinshi cyane umukobwa yari yarafashe. Iyo ngiyo nta kintu cyari cyanditseho. Iyo kasete rero kugira ngo ube filime witunze, iyo kasete nta kintu cyari cyanditseho. Izindi zose zabaga zanditseho wenda twagiye mu birunga afata video, twasimbutse umusozi afata video, iki niki. Iyo kasete yindi yari isigaye nta kintu cyari cyanditseho, ariko nyishyiramo namenye icyari kiriho. Umukecuru yari iyo kasete imwe yari isigaye yayishyizemo amenya icyari kiriho. Cyari igiki? 16th birthday party. Birthday party yawe y'imyaka 15. No kuvuga ngo uwo mwana we yari birthday party y'imyaka 16. Kasete ya kera cyane, urumva umwana yari yarakuze aranabyara anashaka kugeza naho gira ikibazo. Cyicuriye byishimo. Reba umukobwa yari yagera bura nyuma yo gupfusha umwana we, arangije aza kureba hakuno mama. Umve filime witunze. Nakubwiye ngo ino filime ndazi kubwira ngo ni iyihe. Uwo mukecuru turi kureba hano kuri nuza yacu niwe byabaye ibyo. Catherine gerageza tangira kubona bari kubamwisha inzoga. Ukuvuga ngo sasa umukecuru muri video ndi kureba hano imbere yanjye ni filime ndibuze kubwira ukaza kureba, yaje kubona uno mwana we abari bagiye mu mashyamba bari kunywa amayoga. Umukobwa yakundaga gufotora, yari umuntu w'umunyamakuru n'umundi muzima busanzwe kuva na kera yakoze akunda gufotora. Umunsi umukobwa ari gufotora bafata kungufu Catherine aza kubatabara. Hari umwana bitaga ngo ni Catherine. Catherine yari umwana ubyibushye w'umukobwa, nuko ngo bari bajyanye mu ishyamba, haza abasore bamufata kungufu. Umukobwa rero ari gufotora iki n'iki, abana umwana wundi bazanye bari kumufata kungufu, ahitagira gute ajya kureba. Abo basore bari bazanywe n'abandi bakobwa bari bajyanye nyine muri iyo birthday. Wumveho umukobwa arirukanka, uwo bari gufata kungufu asigara nde? Kusigara wa mukobwa wa mukecuru ibyo wa bicuwe. Catherine yararebaga ahita yirukanka caho. Mama arareba,
mama arareba ibyabereye mu mashyamba kuri iyo tape ya nyuma yarebye ngo ni ukuvuga ngo rero umwana yari gufata video nyine yahise atereka kamera aho ngaho ibyo byose yarabifataga ibyahabereye sigaranye Catherine ibyo biri kuri ya tape ya nyuma barakwereka bamusimbuje umukobwa wese bamusimbuje bari gufata kungufu umwana agiye gukiza uwari uri gufatwa kungufu ahita afatwa kungufu we ubwe nukuvuga ngo umukobwa iyo kasete isa naho yifashe ariko yifashe ubwo yagiye gufata ngo abuze abo basore bari gufata inshuti ye ku ngufu biza kurangira yahise afatwa ku ngufu fatiro ngo ndaza kubagabanyiriza uko nguko ka Rasheli kavu Rasheli rero wari wazanye igiciro kuko niwe na Shesro umukobwa wa mbere bari gufatwa ku ngufu Rasheli numwe mu nshuti zo mukobwa Yesu ababwira ati uwo ni mu mufata wenda bagabanyiriza igiciro umusukobwa bari gufata ku ngufu yarabirebye yiruka ibyo byose uwo mukecuru reba uri kuri nuza yawe ari kubyitegereza ari kubona umwana we afatwa ku ngufu kamera yarabifashe mama yarabirebye umwana we bamufashe ku ngufu mama ari kureba bikire filime witonze ikintu cyari kibabaje rero si ukubona uwo mwana afatwa ku ngufu gusa noneho ikintu cyari kibabaje ni uko dushuti tw'uwo mwana biganaga urumva nawe ufite umwana uba ufite ibintu byinshi cyane uri gutekereza uvuga ati uyu mwana byanze bikunze afite inshuti izo nshuti rero ziwe bamufashe ku ngufu ziri kumuririmbira ngo happy birthday to you ukuntu dukobwa twari turi kuririmba yumvira nawe ngo happy birthday to you bari kumufatira umwana ku ngufu we ho bebe iki ni ikiganiro nagutegure kugira ngo uze kureba iyo filime irimo no mukecuru byabayeho gutyo nuko ngo ngende kukubwira ahantu biruzingiye ariko ntabwo uramenya neza filime harimo iki niki uko byagenze ibaze nawe kuba usigaranye gasete ya nyuma izindi zose wararebye zagushimishije warangiza ukagwa kuri gasete ya nyuma y'umukobwa yabari kumufata ku ngufu ndetse ari ku munsi mukuru w'amavuko ye hari udukobwa turi kuririmba ngo happy birthday to nawe byibaze nyine uri nk'umubyeyi ku giti cyawe tuvuge ko wenda uri umunyantege nke urwahiza rubaga impande cyangwa se n'ibindi uri umunyantege nke uri kubona ibintu nk'ibyo ku mwana wawe ukunda wifuza ko buri joro ryose nujya kuryama ubanza ukamureba ariko akantu kanyu mubonye nako kandi gakomeye cyane yagize agahinda koko mama byaramuriye kasete irindirangira izindi yajyaga zirebaho iminota 5 akiryamira byaramubabaje ngo ni kureba filime agahinda karamurenze barakweka n'ibyatinze nababwiye ngo filime nibwo gitangira ujinyura murya ukuntu abantu bahinda umukecuru yari umunyantege nke ari umwana mwiza agira impuhwe agira iki n'iki byose ariko biza kurangira abonye ibyo bintu umvire nawe usenga ku murongo w'imbere muri korari ni ukuvuga ngo rero iyi ni filime nimvuga izina ryayo ubwo niyo mitamagarikira urahita ujya kuyireba urayireba kuri scovefilms.com kugira ngo bize kuryoha neza cyane sibyo bahise ngo ni His and Hers yitwa His and Hers iyo filime ni ukuvuga ngo izina ryayo ni iri His and Hers ni filime yabiciye y'uyu mukecuru wabonye ibyo bintu habaye kirero icyo gihe reka nze nkumvishe wenda kandi gace gatoya sinzi aho tugeze ati sasa kuri anniversaire y'urupfu rw'umwana wanyu hakurikiyeho indi anniversaire nyuma y'ibyo byo kubona wumva ibyo mukecuru yivugiye Charlotte narasenze ntinuze kuza uwo munsi none yarahagiye ariko agenda atavuga ati umwana wanjye aze kuza none wibaze yajyaga ajya mu ishyamba akavuga ati nzahura n'umwana wanjye uwo munsi yagiye none hatagiye guhura n'umwana we byarajyanywe niki cyari kimujyanye kora subscribe kuri YouTube channel yacu hanyuma iyo filime yitwa His and Hers uhita ujya kuyireba none aha yasobanuwe n'umusobanuzi umwe rukumbi w'urwandiko bita Scove akaba nawe uri kumva akanya uhita ujya kuyireba no kuvuga ngo iyo filime nubwo abantu benshi bayikunze cyane ariko ushobora kuba wowe utarayibona akaba niyo mpamvu wibera nko kuri za YouTube za TikTok yikuzaniye hano ngo ujye kuyireba jya kuyireba yitwa His and Hers iba kuri scovefilms.com winjireho wirebere filime nugira ikibazo utwandikire kuri za nimero 078855 izo nimero nazo bacoye bashaka kwamamaza hanyuma abantu baba bagomba kuba bazi WhatsApp zacu bakamenya ibyo
gukurikirana iki ndabakunda cyane banyita Skove no kuvuga ngo uwo mukecuru byaje kurangira noneho umujinya umwishe aravuga ati ngiye kujya muri rya shyamba ariko ntuze kuza ashize umwaka ariko waraje umukobwa rero yaje kuhagaragara bye bye ngiye gukomeza kuvuga navuga byose iyo nkuru ze kwishaka bahita hizandi hazi ni filime nziza cyane wareba witurije YouTube episode 6 bye bye